nguruko buriya na convention yavuye aho ngaho mu bushakashatsi kuko je ntago mbayo muri iki kinyejana nabayo mbere y'ikinyejana cya 14 ho gatoya akagenda ntabwo bizi ko batubeshyira ko ariko ho twe imbeba twakwirakwije ubushita se ubwo akanyo ukarira mu kamegeri ejo kakanyo kakakurira mu mva tuza umuntu n'inkundi ukurwa mu mubiri akajya gutuzwa handi rero gufata ishyamba jewe nago bisaba kurasa kugira amenyo menshi intare yitwi umwami w'ishyamba mu ishyamba ariko iyo mageze jewe imbeba y'inzungu nko mu mujyi wa Kigali muri rap binsaba gusa icumu ingabo n'umugara nta bindi ubundi rap nkahita nkubita ngatwika ibintu bikahita birangirira aho ngaho to mwishyamba ntago misaba ibindi n'umuheto n'umuriro gwitwa isi ariko amana winumiri mu kirere reka nkubwiza ukuri impamvu nambaye gutya ibi bintu bifite ahantu bituruka urabona mu myaka irenga 9,000 bishize abantu ntabwo bari babayeho nk'uko dutuye bagendaga mu mashyamba bashakisha ahantu ho gutura baza kuza muri Afrika hano mu majyaruguru ya Misiri baza kubona ahantu heza cyane icyo gihe bahitaga muri la Croissant Vertir ariko ubu hitwa muri Middle East cyangwa se mu burasirazuba bwo hagati niko abanyaburayi bahise aho hantu rero mu kuhatura kwabo ni hafi ya Iran na Iraq aho hantu mu kuhatura kwaho ubwabo bahatuye mu ari vestige cyangwa se ibisigazwa byavumbuwe bigaragaza ko nyirizina aho hantu hari hatuwe bari batuye ku buryo bw'umuzenguruko mu gutura gutyo nta kindi kwari ukwirinda inyamaswa zibavogera aho rero niho bavaga urumva kandi mu kuhatura bundi bakundiye ibintu bibiri icyambere ni ikirere cyiza ntiyashyuha ntihakonje cya kabiri hari amazi hari uruzi rwa Nili Tigre hakaza Yordani hakaza yinyibutse hari urundi ruzi runyura hafi aho ngaho yikangu isikura amenyo umugabo akaba amapengu isi y'umukorogo kanyanga mu muhogo isi ifata umusori kamuvuna umugongo isi cukurira umuzima tarana hagera icumbi kijya abantu bifitiye imigera isoroma hitabi byigasarura hitahinze iyo nisi kamarira y'ipfubya shoka buri munsi asaba akahunga gahatwa igipfunsi men turi mwisi ya rwona akuyoba gatoya ugapfa n'igikona isi y'imiturirwa igoswe n'ibiturika isi y'impinja suzuye agahinda simwe muri toyi izindi muri rigori izindi muri puberi isi mira bazima bagenda ntibagaruke isi y'urukungu rukurana n'amasaka urukundo rw'abashize ikibi cyarabyibushye abantu bari mu bushye ubwonko bwaracyushye bandi barasiritse turi mwisi ya rwona akuyoba gatoya amazi yisika kona ekeye Mbeba y'inshinwa yo meze bite salamu musaza ngo hayi kazi urakoze Imana iguha umugisha Rayon Sport kuyambara se bataramfunga uri mu bantu bantungura no kuvuga ngo Rayon Sport na Aperi bivuze ngo turumwe ibi nicyo bivuze umureyo nose ubumweru wawe witiki sinkiya Aperi se nago yibona do ingabo dore ingabo iki nicyo kigaragaza umuco nyirizina w'abanyarwanda umwimerere ubundi intore yishakira igisubizo Mbeba y'inzungu obusi umva ni Mbeba y'inzungu optimistic peace intercontinental ballistic missile with nuclear warhead peace homme integre homme responsable respected nyita papa gisa gutyo ayo niyo mazina yanjye nyenye utari kubyumva cyangwa ariko asubira mu basi ni Mbeba y'inzungu optimistic peace intercontinental ballistic missile with nuclear warhead peace homme integre homme responsable respecter papa gisa mana yanjye nuko bimeze nkaba ndi umuraperi ariko no gutarakura urabona ko byose mbigerageza ariko so wowe iyo wirebye ubona utiteye ubwoba oya ahubwo isi ntabwo nge nteye ubwoba ahubwo ibingose nibyo biteye ubwoba nawe jewe ndi umuntu usanzwe uri honete ku bantu bose ukunda amahoro inzungu goswe n'ibiki se wanga goswe n'amahoro ntago wumva se peace intercontinental nukuvuga ndikirimbuza inyamukiranya migabane isandaza amahoro mwisi ni igisasu Kabyanga nawe nshingora byinshi nguwe yandangije yewe Mbeba y'inzungu ubuse bimeze bite ejo nabonye ushyira ikigoma hanze mbona ashyize indirimbo ya mbere hanze yitwa isi
ariko amana winumiri mu kirere reka nkubwize ukuri impamvu nambaye gutya ibi bintu bifite ahantu bituruka urabona mu myaka irenga 9,000 bishize abantu ntabwo bari babayeho nk'uko dutuye bagendaga mu mashyamba bashakisha ahantu ho gutura baza kuza muri Afrika hano mu majyaruguru ya Misiri baza kubona ahantu heza cyane icyo gihe bahitaga muri la Croissant Vertir ariko ubu hitwa muri Middle East cyangwa se mu burasirazuba bwo hagati niko abanyaburayi bahise aho hantu rero mu kuhatura kwabo ni hafi ya Iran na Iraq aho hantu mu kuhatura kwaho ubwabo bahatuye mu ari vestige cyangwa se ibisigazwa byavumbuwe bigaragaza ko nyirizina aho hantu hari hatuwe bari batuye ku buryo bw'umuzenguruko mu gutura gutyo nta kindi kwari ukwirinda inyamaswa zibavogera aho rero niho bavaga urumva kandi mu kuhatura bundi bakundiye ibintu bibiri icyambere ni ikirere cyiza ntihashyuha ntihakonje cyakabiri hari amazi hari uruzi rwa Nili Tigre hakaza Yordani hakaza yinyibutse hari urundi ruzi runyura hafi aho ngaho ziraza zikahanyura muri uko kuhanyura rero urumva ko hari amazi meza n'ubuzima buba buhari 60% by'ibyubatse umuntu nta amazi 1/3 cy'isi nta amazi rero bavaga aho ngaho bagiye guhiga bakongera bakigarukira home ari naho natwe twavanye inzu z'imizenguruko buriya na convention yavuye aho ngaho mu bushakashatsi kuko giye ntago mbayeho muri iki kinyejana nabayeho mbere y'ikinyejana cya 14 ho gatoya bakagenda ntabwo bizi ko batubeshyira ko ariko ho twe imbeba twakwirakwije ubushita se ubwo rumva ubwo no kuvuga ngo uko urwo ruherekane aho ni kwa guhiga mu mashyamba yacaga ipera guhumurirwa cyangwa kunukirwa ntibyabagaho wahekenyaga ipera rya kuryohera ukamira rya kubihirira ugacira ibintu byo guhumura bijeje bundi kandi urubuto kugira ngo ruguhumurire avoka ni guhumurira uzamenye ko yapfuye buriya n'umuneke wahumuye yukuramo akawe karengese uwawe rero ahatakaye imbuto z'amapera ejo bwarakabamenye yuko nyirizina rya pera ryameze ryavuye aha ubuhinzi naho bwafiriye ni nuko bavumbuye uburo bakabusya bakabwotsa babavanyemo uburo ifu inkono turebe iyi nkono y'ibumba imaze imyaka irenga 9,000 ku isi bayitekamo rero twebwe abantu ubundi turi inyamaswa ariko inyamaswa zitandukanye n'izindi nyamaswa uri inyamaswa kuva kera Mbeba twebwe navuga ko ikintu tudafite ni natural selection kuba wenda urabona nk'intare ishobora kubyara umwana uri kugasanga afite amenyo aruta yase jewe rero cyangwa se abantu twebwe dufite umwimerere wacu ntiduhindagurika nugize icyo kibazo cy'amenyo maremare barayakura cyangwa se bakamwambika ayandi asanzwe y'amakorano rero gufata ishyamba jewe nago bisaba kurasa kugira amenyo menshi intare yitwa umwami w'ishyamba mu ishyamba ariko iyo mageze jewe Mbeba y'inzungu nko mu mujyi wa Kigali muri rap binsaba gusa icumu ingabo n'umugara nta bindi ubundi rap nkahita nkubita ngatwika ibintu bikahita birangirira aho ngaho mu ishyamba ntago misaba ibindi ni umuheto n'umuriro gusa intare zikirukanga ibaze none cyane munsi nano ndaseka ndaturika twagiye ku isi ko bituwa kowe ku manywa y'ikangu isi kuramenya umugabo akaba amapengu isi y'umukorogo kanyanga mu muhogo isi ifata umusore ikamuvu n'umugongo isi icukurira umuzima atarana hagera icumbi cy'abantu bifitiye imigera isoroma hitabi byigasarura hitahinze iyo ni isi amarira y'ipfubya shoka buri munsi asaba akahunga gahatwa igipfunsi men turi mu isi ya rwona akuyoba gatoya ugapfa nk'igikona isi y'imiturirwa igoswe n'ibiturika isi y'impinja suzuye agahinda simwe muri toyi izindi muri rigori izindi muri puberi isi mira bazima bagenda ntibagaruke isi y'urukungu rukurana n'amasaka urukundo rw'abashize ikibi cyarabyibushye abantu bari mu bushye ubwonko bwaracyushye bandi barasiritse turi mu isi ya rwona akujya bagatoya amazi yisika kona Mbeba y'inzungu Mbeba y'ishinwa bazakwita Mbeba y'inkarahungu ubundi Mbeba ubundi ifite imirimo 3 umurimo wa mbere nuko izo bita sumbirigi ziriya Mbeba impamvu ubona dufite abana bafite ikibazo cy'imirire mibi nuko zabaye nkeya mu gihugu nibazemporuta ubwo bazizane aho kuzana bazizane kuko iriya Mbeba iyo bazimwe
umwana akanywa umusosi mu gitondo saa sita nimugoroba iminsi 3 amata masubira ku murongo kandi ku bintu bijyanye n'ubwenge buhita bwiyongera kuko nicyo biba bivuze kuko ni imbeba urumva umumaro wa mbere uvura abantu izi twita imbeba zirabura izi zivura cyangwa se zitunga amapusi buri rukingo rwose rwo kwisi uzirwabayeho uhereye mu 1832 ubwo hazaga ikorera nuyize muri 1845 igeze muri Amerika hariya perezida wa 11 wo bise James Polk korera yaramuhitanye nta mbeba ubwo ntago bari bwavumbura ibyo gusa ubwo ntago zikimbe wari umuti koko urumva nawe abantu banyangiza wamusimbuye wo bitaza karita y'iroro aciye ku muhanda ngo ari gutembera babonye igiti cya poma baciye ebyiri akizihekenya korera ibiramunanguye ako subwo ntago uri kubyumva ubu tuvugana ku isi yose yapfa abantu 193 bishwe na korera kandi noneho icyo cyorezo kitari pandemic ku rwego mpuzamahanga urukingo rwarabonetse ntago kikirandemic ariko barapfa ariko kugira ngo urukingo ruboneke nuko habashije kuba igitambo cy'imbeba iyi mbeba zitabaho ntago byari gukunda kuko kwirema ko abasirikare mu mubiri twebwe dufite 95 ariko imbeba imbeba zifite 95 twe n'ijana bivuze ngiye iyo bayiteye niyo baheraho bajya ku ngugenge ujya bikanga bakaza kugaragoreza ku mbeba turi ibitambo ku bantu niyo mpamvu na rap twe dufite ni rap iri intercontinental ballistic missile wewe wikumvira hano hafi ako se byumve nawe mbabari rubanza byumve kure imodoka ya supermanager sugatinya yes imodoka ya supermanager supermanager je nago nareba imodoka ahubwo nareba ibiri muri supermanager kuko ikifite agaciro reka nkubwire agaciro k'igikona kagihabwa naho cyaritse ibi biti turebesha amaso muri Kanombe yose ako se wahise nkakubwira koko reka nkubwire nakwishimiye cyane ufite inyinya nk'iyanjye supermanager abibonye ko afite inyinya kandi abantu bafite inyinya bahawe umugisha n'Uwiteka reba mfite inyinya ufite inyinya supermanager inyinya sabiri koko nta nyinya afite Knowless nta nyinya afite umugabo we Kerema nta afite King James nta nyinya afite Faisal nta nyinya afite ngaho mbwire arundi murapero se mu Rwanda yanjye nta wundi hari ngiye zizoguye kumbwira kanyombye rero nandi kukubwira ngo agaciro k'igikona kagihabwa naho cyaritse ibi biti byose tureba hano muri Kanombe hajyamo igikona ukagitera ibiye bigashoboka ariko nubwo kitaribwa cyaribwa n'ikinebwe cyaritse muri presidence hari ugatera yivuga iti cya gikona kiri kwanduza imbuga ya muzehe hari ubwo kiribwa reka genda umva umwana baramubajije batari ko wumva nukura wumva uzabiki ati jewe ninkura numva nzabimbwa mwari marumirwa tuzabimbwa mwana arangije aramubwira tumva mwari icyambere Imana irebera imbwa ntihumbya yihumbije imbwa irapfa icyo si icyambere icya kabiri ibyago bigwirira abagabo imbwa zigize gute mu kirere icya gatatu umwana ahita areba muri 2050 vuga ngo imbeba y'inzu ngo optimistic peace intercontinental ballistic missile with nuclear warhead peace nzaba meze nte abagabo bazaba barya imbwa zigira gute zishyura imbwa abagabo bararya imbwa zikagira gute umubwiriza 9 aravuga ngo imbwa nzimurita intare yapfuye none baze ni mukubita indi vase none mfite indirimbo ngiye gusohora mu minsi iri imbere iyo niyo nshaka yitwa umwidishyi akasuba umwidishyi ntago muzi sengiri mu ngenge narankube ariganya ndi wejo kabatera muri nuza muri nuza muri ya ntambara ya Vietnam barakombase kabisa haba ikintu kiswe intambara abasirikare b'abanyamerika barokotse iyo ntambara n'ubu ngubu barwaye uburwayi bwo bita post-traumatique urabeshya ntabwo nakobeshya urabeshya mbaye inzo ugasoma ibitabo osigende ako subu none nkubwiza iki ariko amateka yose yamenyute nturese ikintu cyambere sa makuru akaradiyo kanyegahora ku musego icya kabiri hari ibitabo musome Bibiliya musome za the Catholic Encyclopedia 1900 Catholic Encyclopedia 1913 icyo cyanditswe nani ako subwo genda usome The Priest genda usome ikiswe Sapiens livre de l'histoire de l'humanité Yesu abanga cyanditswe na Ovare Noah Harari ako subwo Mbeba ko katari optimistic umwigisha ubwa mbere ubonye umurapero umeze kuva nabaho maze ibintu ngiye gukorera none abanyarwanda ni ibyishimo gusa nyambukiranya migabane kandi umwidishyi ni umwami wabayeho mu buryo bw'ibitekerezo ariko abaho mu kubaho kwe yarafite ingabo zamugaragiraga
yari yarazitoje kuzajya zihora zivuga ngo yego mwidishye banza nkubiteho ko mwidishye mwidishye. Ikindi nabwira abantu izi ndirimbo nimubone nziririmba gutya ziraregistre muri RDB, ni ukuvuga mfite akantu k'agakashi hariya kose ubu ntabwo bireba iyi ngabo irankingira icumu ni umuhunda ndatera. Yego mwidishye twagiye mu mavasi nakusaneka sifamo nkabona ntabwo bivamo fata inzira nganiyo mu butayu makurire n'urupfu rumwe rwazanye ipfupfu ruramfata no hasi ngo po ntangira gukanura nk'uwamize igikwasi utazi ubwenge ashima ubwe cyangwa agakama intare. Reka gukora intare mu jisho itagukora mu nkoro w'amazuka bura ubwihisho udacira ntakome uwo nguwo ntagapfe udakora ntakarye nagusaba ntumuhehe ugorwa n'ubusa n'ubundi ararayijuse zahabu twabuze n'umutima nama ikifuzo cy'umupfu kiranyagisha voma ngo utobere nuzane iti kukubitwe nizamfubuka sabateka mitwe zitwa kiyitatire imitima isize imbyiro amashereka zose niyageze mu bwonko zizabaze simidishwa umushyitsi n'ibivugira mu gicu Mbeba y'inzungu akamashu kafata umucakazi wa rap Rwanda irembo genda rifata nta gasozi katagira abahanuzi inabi ni kuganzu yifata uyite mu ruzi nararusimbutse giye kubambwa ku musaraba mbe rutabura uko abigenza mena icyo gikombe sinzi yari yabuze na gicu mu kirere mbona umucyura rashe utatanya bangose akanyo ukarira mu kamegeri ejo kakanyo kakakurira mu mva tuza umuntu n'inkundi ukurwa mu mubiri akajya gutuzwa handi akanyo ukarira mu megeri ejo kakakurira mu mva shafata kamegeri ejo kakanyo kakakurira mu mva tuza umuntu n'inkundi ukurwa mu mubiri akajya gutuzwa handi ubuge nawe turumwe nta uri hejuru y'imisozi twese icyerekezo ni kimwe twebwe rero ibyacu dore ni ukuzamuka ibyo kumanuka ntago birimo. Uzazamuka ujya hese ubwo ntago noneho nawe uri mu bamanuka nawe wari umanuka izina rya Yesu. Impamvu nari nkubwiye ngo duhora tuzamuka ibyakozwe n'intumwa rimwe 9 Bibiliya iravuga ngo azamuka bamureba igicu kiramubakingiriza marayika ahagarara hejuru ababwira ati uwo ni Yesu ntago ari Mbeba y'inzungu. Ariko se Yesu na Mbeba y'inzungu batandukanyiriza ariko tuvukana duhuje DNA duhuje amaraso twahuje umubabaro ku musaraba. Ariko se ubwo ntago byumvise ntago byumvise ko uranandukanya nawe none se Abaheburayo 2:11 kuko weza nabezwa bose bakomotse kuri imwe nicyo gituma dakorwa n'isoni zo kubita bene se turavukana cyangwa ntabwo tuvukana. Reka mfuka mu benyemeza usengere ndapfukamye reka ntabwo wapfukamira mbere agurukama Mbeba y'inzungu umwidishye yego mwidishye iyo ndirimbo yo iraza ryari rero. Iyo ndirimbo irazanwa n'amafaranga sindi kumwe na oya nivugiraga da gusa Imana nibishaka izasohoka biri kuri YouTube hariya niyo ndirimbo ya mbere sohoye imaze kurebwa n'abantu bari hejuru y'ibihumbi 22 ibihumbi 22 urabyumva Petit Stade ijyamo abantu bangahe maze kuzura Petit Stade zingahe wese ubwo urashaka ko ibindi biba ari ibiki ku ndirimbo imwe yonyine none bibaze umva Misiri imbere ndaje ngushake nanjye ngukora indirimbo turi kumwe. Reba bari isezerano rifite igihamya rifite n'ikimenyetso gifatika ubu se ikimenyetso kirenze kiko waje wambaye gutya n'iki ubonye nyine nabibonye optimistic mbwira n'abakunzi banjye ni musharinge mukomeze mukurikirane diaspora murabona ko ndi intore y'u Rwanda intore itaganya yishakira igisubizo optimistic peace intercontinental ballistic missile of nuclear warhead peace homme integre homme responsable respected nkabamagaza hanga mbashimira murakoze Imana iguhe umugisha murakoze cyane